no mu ijuru haba inama, no mu ijuru haba inama. Hari igihe hatubaho ibibazo, abantu bakatuvugiriza induru, abantu bakabyina, abandi bakikubita iburyo n'ibumoso, ariko mu ijuru haba hari inama ziri guterana ku bwacu. Hari inama iri guterana ku bwawe, n'ubu hari iziteranye, hari iziraterana ubu ngubu, hari izateranye, hari n'izigitibazo, abantu bakatuvugiriza induru, abantu bakabyina, abandi bakikubita iburyo n'ibumoso, ariko mu ijuru haba hari inama ziri guterana ku bwacu. Hari inama iri guterana ku bwawe, n'ubu hari iziteranye, hari iziraterana ubu ngubu, hari izateranye, hari n'izigiterana, hari n'iziri muri porogaramu zo guterana ku bwawe. Imana iguhe. Noneho bakimara kugikata, ngo abonye ko abanejeje, abonye ko bavuze neza, ngo muri uwo mwanya ngo aragenda afata. Byakozwe n'intumwa igice cya 12, turasoma umurongo wa 6 n'uwa 7. Igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 12, turasoma umurongo wa 6 n'uwa 7. Reka dusome mu izina rya Yesu. Herode araye ari bumusohore iryo joro, Petero yari asinziriye hagati y'abasirikare babiri aboheshejwe iminyururu 2. Abarinzi nabo bari ku rugi barinda inzu y'imbohe. Nuko marayika w'umwami Imana ahagararaho, umucyo waka mu nzu. Marayika akoma Petero mu mbavu, aramukangura ati, byuka n'ingoga. Haleluya. Aramubwira ati, byukana ingoga. Imana idufashe mu izina rya Yesu. Uyu munsi ndashaka kuganiriza nene data, kubera ko ibihe turimo ni ibihe isi idashobora kwikontorora y'ubwayo, kuko abayirimo turimo turatwarwa n'amafaranga n'iby'isi, kuko byadusumbishije ubushobozi, kuko Imana ikiturema yavuze ngo tugiye kuza mu isi dutegeka ibirimo byose. Ariko murebe uyu munsi wa none, isi yaradutegetse, ikoranabuhanga ryaratujyanye, usigaye ugera ku ijambo ry'Imana ukaguruka. Bibiliya usigaye urayireba nk'ikintu hasi, ariko icyo mwuka gushaka ni uko wakwemerera Yesu akayobora ubuzima bwawe. Reka tuvuge kuri ijambo ry'Imana imaze kukuganiriza uyu munsi, ni uko iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, iyo abanyamateka bakigiyemo basanga bacyanditse ari abantu benshi. Ni ukuvuga ngo banditse iki gitabo bari abantu benshi. Ubwo ruhuri rw'intumwa nyinshi zacyanditse ni amagambo y'ubwenge cyanditse. Muri iki gitabo ni igitabo kirimo amavuta, kirimo fondasiyo y'itorero. Mu yandi magambo niyo fondasiyo y'itorero, kuko nibwo intumwa zatinyutse. Haleluya. Kuko mwibuka igice cya mbere, Bibiliya iravuga mu gice cya 1 umurongo wa 8, Yesu akiri mu Izera avuga ngo, icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera n'abamanukira. None uwo muntu ushobora kugira imbaraga udafite umwuka wera. Hari abantu bafite imbaraga ariko badafite umwuka wera, ariko hari n'abantu bafite umwuka wera bafite n'imbaraga. Noneho iki gice cya 12 ni igihe umwami Herodi yari amaze gufata ubwami, abona ko ageze kuri top, ageze hejuru y'abandi bose, atangira gufata abitorero, atangira kubona bari kubwiriza ubutumwa bwiza, abantu bakava mu byaha, abantu bagakizwa, abantu bakareka iby'isi. Ibyino ndabihinyuye, nsigaye nkunda ibyo mu ijuru. Haleluya. Ibyo niko abakristo bakwiye kuririmba, ibyino ndabihinyuye, ubu nsigaye nkunda ibyo mu ijuru. Nuko ngo Herodi aragenda afata abitorero, atangira kubica, atangira kubarenganya kubera ubutumwa bwiza. Ndashimira Kristo ko adatererana abaye mu byago no mu makuba. Haracyari ibyiringiro yuko n'igiti cyatemwe cyakongera kigashibuka kandi kikazana amatabi y'ibitonomero. Umubiri wanjye ntukakubara, ngo nzambara undi mubiri, ngo kandi ngo nzabona Imana amaso ku maso. Imana ishimwe cyane. Noneho ngo amaze gufata Petero, ariko tutaragera kuri ibyo, ngo hejuru ku murongo wa mbere aravuga ngo Herode abonye ko anejeje Abayuda,
yaramaze kwica umugaragu w'Imana witwaga Yakobo. Afata Yakobo amushyira imbere y'abantu, imbere y'imbaga, yahamagaye abaminisitiri, aboroheje n'abakomeye, arabahamagara abashyira mu kibuga cyangwa muri stade, ashyiramo umuntu w'Imana witwa Yakobo, azana inkota ifite ubugi, ategeka ko bamukata igihanga. Barazana inkota umuntu w'Imana, bamushyiraho inkota, barakata igihanga bagikuraho, hasigara igihimba gusa. Ariko mu mbabwira bakata Yakobo uko bafashe umuntu w'Imana Yakobo bakamushyira inkota ku ijosi, barakata. Yesu abireba ari mu ijuru, barakata. Uko niko Yesu akubona uri mu bibazo, akakureba. Ntugire ngo yarasinziriye, ntiyasinziriye. Iyo Mana iracyakora, ntiyaryamye. Iyo Mana iracyakora, iri kukureba mu bibazo urimo, iri kukureba mu ntambaro urimo, iri kukureba mu byo urwana nabyo. Ngo barakomeza barakata, baragikata, bagikuraho, bakimukuraho. Ngo abantu bari muri stade, aho kugira ngo bumve batanezerewe, ahubwo bakoma amashyi. Umwami akoze ibitangaza, barishima, baranezerwa. Ariko muri uwo mwanya bari kunezerwa, no mu ijuru haba inama. Hari igihe hatubaho ibibazo, abantu bakatuvugiriza induru, abantu bakabyina, abandi bakikubita iburyo n'ibumoso. Ariko mu ijuru haba hari inama ziri guterana ku bwacu. Hari inama iri guterana ku bwawe. N'ubu hari iziteranye, hari iziraterana ubu ngubu, hari izateranye, hari n'izigiterana, hari n'iziri muri porogaramu zo guterana ku bwawe. Abandi b'umugisha noneho bakimara kugikata, ngo abonye ko abanejeje, abonye ko bavuze neza, ngo muri uwo mwanya ngo aragenda afata n'undi wa kabiri, ngo ariyongeza. Abantu bishwe no kwiyongeza, bagafata abantu b'Imana. Hari abo badakinisha. Hari igihe Imana ivuga ngo birarangiye. Imana ivuze ku buzima bwawe ngo birarangiye, nta muntu wakongera kukuvuga. Imana itegetse ku buzima bwawe ngo ntibirangire, birarangira kubera ko Imana yategetse. Iyo ivuze yategeka bigakomera. Murakoze Imana. Muri uwo mwanya ngo akimara kwiyongeza, ngo afata Petero, niwe ayobeyeho, umuntu w'Imana, aramuyoberaho, ngo amujyana mu nzu y'imbohe. Umunsi bari bariho ngo wari umunsi w'imitsima idasembuye, yari ku isabato. Ngo aravuga ngo kubera ko abantu b'Imana ndabazi bafite imbaraga, nubwo abantu baturwanya, barabizi ko dukorana nayo, barabizi ko iyo dukorera ifite ubutwari n'ubushobozi. Iyo twizeye amagambo ye, uko yaratubwiye ku musaraba haturuka iriba ryiza rimara inyota. Rimara iki? Inyota. Twahanywereye amazi meza, amazi y'ubugingo. Ayo mazi ni amazi azatugeza mu ijuru. Bibiliya niko ivuga. Noneho muri uwo mwanya bakimara kumufata, bamushyize mu nzu y'imbohe, amaze kubona ko bafite imbaraga, afata abasirikare 16. Tekereza paturu y'abasirikare 16 kubarindisha umugabo umwe. Icyo cyonyine ni igitangaza kinyemeza ko nubwo abantu baturwanya, nubwo abantu batatwemera, nubwo abantu batuvuga, bemera iyo mu ijuru. Iyera barayemera, bemera iyo dukorera. Nawe ibyo bakuvugaho byose, abapagani ibyo uko bakurwanya, ntukagire ubwoba ngo barakurwanya. Ahubwo nabo bazi imbaraga ziri muri wowe, kuko batakurwanije bazi neza ko ibyo wakora ari bidasanzwe. Ariko n'Imana niyo bakurwanya, Imana irakora, ahubwo ikora cyane kuruta uko yakora batakurwanya. Nicyo nkundira Imana, iyo bakurwanya nibwo ikora cyane. Irakora kugira ngo ibereke ko imbaraga z'abantu si nk'iz'Imana. Imbaraga z'abantu ntaho zingana, kubwo imbaraga z'abantu ntabwo zabasha kungana n'iz'Imana. Haleluya. Noneho ngo muri ubwo mwanya bari kumurwanya, bamaze kumufungira mu nzu y'imbohe, 16 bamurinze. Bibiliya irambwira ngo 4. Ni ukuvuga ngo niba yarajyanye mu nzu y'imbohe, 4 bagiye imbere, abandi bagiye inyuma.
abandi bagiye iburyo, abandi baje ibumoso, asigara hagati. 16 baramugota. Bamaze kumugota ngo nijoro ntiyagize ubwoba. Abantu b'Imana ntabwo bakwiye gutinya ibiri imbere, ntabwo bakwiye gutinya ibyo bari kurebesha amaso. Biragoye, biteye n'agahinda kuba umuntu w'Imana atamenya Imana akorera, akagera mu kibazo agahita akareza icyizere, ntiyibuke ko mu ijuru hari iki, hari Imana. Icyo ngutangarije mwene data, reka muhumurize, nugera mu bibazo ujye wibuka ko hari Imana. Ntihakagire umuntu ugukanga kandi ufite Imana. Abantu bo bakanga bigashoboka n'abadafite Imana, ariko twebwe abantu b'Imana tuzi aho twebwe tudashobora kurwana nk'abana b'abantu, Imana irabishoboye. Ibyo byose Imana ishoboye kubirwanya. Noneho ngo bakimara kumufunga nta bwoba yagize, nta depresiyo, nta gihunga, nta hungabana, ngo yageze mu nzu y'imbohe ariryamira, arasinzira. Abasirikare bo b'amaso barakokinga, baritegura ati bataza kumwiba, bati bibye na Yesu n'uyu baza kumwiba. Ngo baraza 16 baramuzenguruka, baramugota, baramurinda. Umva ikindi bakoze. Abantu b'umubiri batagira umwuka, batagira Imana, ntabwo batekereza neza. Ntabwo, nubwo batagira umwuka, ariko bazi imbaraga ziturimo. Twebwe abakorera Imana, nawe ndaguhamagarira kugira ngo uze wakire Yesu nk'umwami n'umukiza. Noneho ngo bakimara kumugotesha 16 ngo bazana undi munyururu. Bazana umunyururu bamubohesha amaboko n'amaguru, baramuhambira. Umunyururu arindishwe na 16. Kuko waba uri umunyembaraga wakubita 16 ukabashobora. Bafite intwaro za kirimbuzi, bafite ibikoresho byuzuye, bateruye riteri, bagiye mu myitozo, bagiye mu ikosa neza ngaho, bagiye mu imyaka, bakagenda mu butumwa bw'ikiboherejwe n'ibihugu. Wabagwanya urumva, ariko bari babizi ko mu ijoro hari Imana. Haleluya, haleluya, haleluya. Ikibazo itorero rifite rya none ry'uyu munsi wa none niryo rirangaye. Itorero ry'uyu munsi wa none niryo ryarangaye. Abandi bantu barakaniye, bari maso, ntabwo bahubye ijisho, ariko itorero barasinziriye, ntabwo bakibuka ko Yesu yenda kuza. Birambwira ko dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikoranye n'ibyo yakoze. Wese nicyo uzagororera. Ese Yesu naza kumujura, aho nawe uzaba witeguye, uzajyana nawe cyangwa se uzasa nawe? Ngo icyakora niyerekana tuzasa nawe. Yesu azaza ntazatinda. Yesu niko yabidusezeranyije, azaza ntabwo azatinda. Mwene data ndagusabye, wirangara, wiba nk'abakobwa batagira ubwenge muri ba batanu bamwe b'abanyabwenge, abandi bakabiki. Wibabamo. Icyo musabira mwene data nuko waba amaso. Itorero ry'iki gihe, itorero ry'imyaka, iki kinyejana turimo, iyi viziyo turimo, itorero rirarangaye, ryarasinziriye. Abantu bararose, bararyamye mu buryo bw'umwuka wera, imbonera zatembye, bari kurota, barasinziriye. Ariko abanyamubiri nibo bari maso, bari kubyuka saa 10 z'ijoro bakajya gushaka amafaranga, bakajya hehe. Ariko umuntu w'itorero akamenya ngo gufata umwanya ngo ajye muri za nibature asenge, cyangwa abyuke akaryama adasenze, ariko akabyuka adasenze akirukanka. Imana itubabarire mu izina rya Yesu. Imana itubabarire. Itorero nitwe turangaye, abandi bari maso. Abanyamubiri, abakozi ba Satani, abakorera mu mwijima, abataramenya Yesu, bari kureba, bari maso. Ariko icyo gusaba ni uko wakabuka, ukaba umunyembaraga, ukaba umunyabushobozi, ku buryo nta cyaguhangara. Ngo 16 baze kumufata, kumuzenguruka, bamaze kumuyobohesha umunyururu. Ngo hari ikintu nshaka kubabwira. Hari imbaraga z'ubwoko butatu nshaka kubaganiriza. Icya mbere, hari imbaraga yitwa imbaraga y'itegeko y'ubuyobozi, imbaraga ruri. Ni ukuvuga ngo imbaraga y'itegeko, iyo umuyobozi wawe utegetse, ni ugomba kugikora byanze bikunze. Niba avuze ngo niba kujya ku kazi ari saa 2 ukazirenga, ugomba guhembwa, ugomba gutaha. Niba ari itegeko ukaryica, ugomba kurihanirwa. Rero abantu bafite itegeko, hari n'igihe baturenganya, akakurenganya. Abantu hari benshi barenganije, barabona ko barenganya, itegeko rikakurenganya. Hari imanza nyinshi abantu bajyamo bakaburana,
itegeko, kubera ko babarusha itegeko bagatsindwa. Biragoranye kugira ngo umukene, umuntu udafite ubushobozi, aburane n'umuntu ukomeye, aburane n'umuyobozi, aburane na guverineri. Biragoye kujya kurega guverineri kubera ko ari umunyategeko, afite ubushobozi n'ubutware, ntabwo wamutsinda. Ibyo rero, iyo umuntu akurusha itegeko, iyo umuntu akuyoboye, iyo umuntu akurusha igitinyiro, iyo umuntu akurusha iraka, uratuza akakuyobora. Iya kabiri, iyo ni imbaraga ya mbere. Imbaraga ya kabiri ni imbaraga y'amafaranga. Umuntu ufite amafaranga yagukoresha icyo ashaka. Hari benshi bakubise kubera amafaranga, baravuga ati genda nkubitire cya runaka. Njye mfite amafaranga, nahereza abantu amafaranga ati mugende nkubitire kiriya, bakaguhondagura kubera amafaranga natanze. Icya kabiri, imbaraga y'amafaranga, wajya mu rubanza kubera amafaranga bagatanga ruswa, ukaburana urubanza ntirumvaho ruri. Kubera iki? Bakurusha amafaranga. Umva, imbaraga y'ifaranga ikakwisesekaho, ukaburana urubanza ntirwimuke. Nawe uri kunyuma, nawe muri kumurikirana, hari benshi byabayeho. Mfite ibihamya n'ibimenyetso. Abantu bafite amafaranga bagukandagira ku mutwe, bakakugenda hejuru, bakagukoresha icyo bashaka. Umuntu ufite amafaranga yakwimura, umuntu ufite amafaranga yagufungisha, umuntu ufite amafaranga ntacyo atagukorera ashaka. Umuntu ufite amafaranga ntabwo ashaka wabaho no ku isi, kubera ko afite iki? Amafaranga ubu niyo yatwaye isi. Amafaranga ubu niyo ategetse isi. Abantu baravuga ngo no money no life, niko abantu basigaye bavuga muri iyi minsi, ngo nta mafaranga nta buzima. Ariko abo ni abatagira umwami, abo ni abatagira Yesu, ni abatarogejwe n'amaraso ya Yesu. Umuntu wegejwe n'amaraso ya Yesu ntabwo akwiye kuvuga ngo nta mafaranga nta buzima. Ubuzima burahari, kuko ubuzima bwacu buri muri Yesu. Ubuzima bwacu twe tubonera muri Yesu. Ubuzima bwacu tubonera muri Yesu Kristo. Ndashaka kubabwira imbaraga gatatu, ariyo nkunda, ariyo mbaraga nkunda kurusha izindi zose. Haleluya! Iyi mbaraga nkunda kurusha izindi zose, iyi niyo nshaka kubaganiriza. Iyi mbaraga uyishingikirijeho, nta mbaraga n'imwe yamubasha. Uwishingikirije kuri iyi mbaraga, nta mbaraga y'ifaranga yamukoraho. Uwishingikirije kuri iyi mbaraga, nta tegeko ryamugonga. Abantu baramuburanya, ariko kubera ko afite imbaraga agatsinda. Niyo nshaka kubaganiriza imbaraga y'isengesho, imbaraga z'amasengesho, imbaraga z'amasengesho. Imbaraga z'amasengesho zikura abantu muri gereza, imbaraga z'amasengesho ziburana imanza, imbaraga z'amasengesho zitanga ubutaka, imbaraga z'amasengesho zitsinda, imbaraga z'isengesho zibasha gusenyagura ibyo batwirukangishije b'inyuma yacu. Ubu wakwereka filime y'ibintu biri kukwiruka inyuma wagira ubwoba, ariko izi mbaraga z'isengesho zibasha kubisenyagura. Imbaraga z'isengesho zikumira ibyo batwohererejeho, ibiturutse mu bihugu bitandukanye, ibiturutse mu burere butandukanye, ibiturutse mu miryango yabo, ibiturutse mu baturanyi. Izi mbaraga z'isengesho zibasha kuyisenya. Amen. Izi mbaraga z'isengesho nta n'icyazihangara. Haleluya! Ikomeze kuri izi mbaraga zitwa isengesho. Nutikoreza ku mbaraga z'isengesho, ntacyo ufite, nta kintu ufite. Nubwo waba ufite amafaranga ya mirenge, nubwo waba ufite uri umuyobozi ugeze hehe, nta mbaraga y'isengesho, ibyo bizashira, ibyo bizasaza, ntabwo bizarama. Ibyo ngibyo ntabwo bifite agaciro, ibyo bizarangira, bizashira. Ariko uwizeye Imana, izo mbaraga z'isengesho zizamunyuza no mu rupfu, yambuke na rwa ruzi. Muri ibyo rwego, maze nimfata hakurya nzasangayo nkunda. Haleluya, haleluya. Tuzabona Mose. Izi mbaraga z'isengesho nizo nshaka kubabwira. Noneho bamaze gufunga Petero, bamaze kumuzengurutsa abasirikare 16, bamaze kumwambiza ibinyururu, ngo abitorero nta mafaranga bari bafise, abitorero nta kintu bari bafise, ariko hari ikintu bari bafite. Haleluya! Bari bafite izi mbaraga z'isengesho. Ngo abitorero bagira umwete wo gusenga, baragenda bafata icyumba cy'amasengesho, binjira mu nzu, barakinga. Bamaze gukinga, ngo bagira umwete wo gusenga. Amen. Ngo bagira umwete wo gusenga, bahamagara Imana, baratakamba ati Yesu Kristo, tabara umwana wawe. Petero ari mu nzu y'imbohe bamufunze, ubu natwe bariko baraduhiga.
kuduhiga kugira ngo natwe badufunge, ariko ntabwo dufite ubwoba bw'ibihinda nka kagoma, ntabwo dufite ubwoba bw'ibyo bavuga, ntabwo dufite ubwoba bwo gukorera Imana, kuko ntuzi iherezo rya byose ngo baramusabira ku Mana. Izo mbaraga z'isengesho, iyo nkota ityaye, Imana wicaye mu ijuru iri ku ntebe yayo, ubirebye ibiri kuba, ibyo abantu b'Imana bari gukorera mu isi, biranezerwa. Ihita ikoresha inama mu masegonda make, ihamagara abamarayika ngo ninde witeguye kujya kubohoza. Inde? Petero mu nzu y'impuhwe. Muri uwo mwanya uwa mbere avuga ati ndahari. Imana ati hute, hano kanya ugeze, urakoze mwana. Ngo mu masegonda ibimanutse mu nzu y'imbohe, niko twasomye ngo marayika bageze mu nzu, mu cyumba bari bajyanyemo, ngo umucyo uraboneka. Aho Imana yageze amahoro araganza, aho Imana yageze nta mwijima uhaba, aho Imana yageze abantu barakunda, aho Imana yageze hari ibintu Imana yagukoreye abantu bakugarutseho, hari ibintu Imana yagukoreye abantu baraguciye, ubu barakwemeye, basigaye baguhamagara buri munsi. Biteye amakuru ni meza, ubu baguhamagara. Iyo Imana yaguciye iteka ntabwo kuvuga neza, ariko iyo itarakora urugamba ruba ari rwinshi, ariko Imana ikoze abantu bose barakwemera. Amen. Ngo ikimara kugera umucyo ubonetse, ngo ikintu cya mbere yakoze yakobye Petero mu mbavu. Akimara kuzimukomamo arabyuka, aravuga ngo byuka. Amaze kubyuka iminyururu yari imuhambiriye, amen, kubera imbaraga z'isengesho biracika. Ikimara gucika ngo arababwira ngo itera umwenda wawe muragize ukurikira. Mwibuka ko yagezemo harimo 16. Abo 16 bari kureba, sinzi niba bararebaga, baba bameze nk'abantu bari bahagaze batari kumubona. Ngo muri uwo mwanya ngo bamwamurikira, banyura ku barinzi ba mbere, banyura ku ba kabiri, bageze ku muryango. Umuryango wari ukingishije nabwo urugi, umuryango wari ukingishije umunyururu, ngo umunyururu uracika, urugi rurabikingura. Ati ndakubashe Yesu, hari ibintu Imana yubahishiye ku buzima bwawe, hari ibintu Imana yakeneye ku buzima bwawe, hari ibyo wabonesheje amaso, hari ibyo Imana yakoze itakubwiye ubona byakoretse. Icyo ukundira Imana ikora ivuze kandi ikanakora itavuze. Hari icyo Imana yakemuye ku buzima bwawe, n'ubu hari ikigiye gukemura kubera ko wizeye. Izere izi mbaraga z'isengesho. Hanyuma ngo bamaze gusohoka, ngo urugi rubikinguriye, ngo marayika amusigaho. Aleluya. Petero agira ngo ari kurota. Hari ibintu Imana idukorera tukabona turi kurota, n'ubu hari ibyo igiye gukora tugira ngo turi kurota. Njyewe iyo nsenga Imana, nsenga nk'umuntu wizeye ibitangaza n'imirimo bigiye gukorwa ku buzima bwanjye, bigiye gukorerwa ku buzima bwanjye. Nyumvira nawe, umva, Imana iyo yizeye, iyo wizeye ibitangaza ukizerera muri yo, irakora, ikarwana, ikanatsinda. Reka dusenge Imana. Navuga byinshi. Izi mbaraga z'isengesho zibasha gukomatanya ibyananiranye bigakemuka ku buzima bwacu. Icyo nshaka kugusengera ni iki? Izi mbaraga z'isengesho zikomezeho. Niba ukomeza kuri izi mbaraga z'isengesho uzatsinda. Niba ukomeza kuri izi mbaraga z'isengesho uzagera mu bibazo, kubera isengesho uzabisohokamo amahoro. Kubera izi mbaraga z'isengesho nugera mu rubanza uzarutsinda, nugera mu bukene uzabutambukamo amahoro kubera izi mbaraga z'isengesho. Hari ibyo Imana yakugaburiye kubera isengesho, ntabwo Imana yagaburiye nawe. Hari igihe urimo, nanjye ndi mu bantu ba mbere Imana yagaburiye kubera izi mbaraga z'isengesho. Hari ibibazo Imana itanga akazi kubera izi mbaraga z'isengesho. Ubu muri iki gihe biragoranye kugira ngo ubone akazi udafite ukuvuganira, ariko twebwe mu ijuru dufite tuvuganira. Ni umukuru w'abatambyi kandi yitwa Rukundo. Urakoze mwana. Mpamya yuko izina rye riri ku mutima wanjye, ubwo avugira n'amazi yamunyukanamo. Ibyo byose ni ibituma Yesu mukunda. Twebwe tudafite amafaranga, tudafite abatuvuganira, ijambo isengesho rizatuvuganira, riratuvuganira, ryarakuvuganira, n'ubu riracyatuvuga. Mana, mu izina rya Yesu ndagushimira kubwira ijambo ryawe. Umuntu ryumvise rimukore kuri we. Abafite amafaranga ubahe gukizwa bayakirizwemo. Ayo mafaranga yakora byinshi, abantu bakagubwa neza. Nsengera abantu bafite amafaranga n'abatayafite kugira ngo bahabwe izi mbaraga z'isengesho. Nsengera abategetsi, abantu bari ahantu hatandukanye, ubahe izi mbaraga z'isengesho kugira ngo babashe gukomera. Uyu mwene data unyumvise, musabe umugisha mu izina rya Yesu kugira ngo umwe gukomera, umwe gushira amanga, umutinyure, umumare ubwoba, umurinde ubwoba. Kristo umuzamure mu kigero cyo kubona Imana. Ndagushimira kubyuzuye mu izina rya Kristo umwami wacu.
amen amen. Mwari kumwe na mwene Solvensa Imana ikunda bayo, kandi mukomeze mudushyigikire. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu, amen. Shalom shalom shalom.